ari wabaye ikimana mufashe humura Agora, isso era música. Esse já mumenye. oya ariko biremera mumeze neza aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye bifuriza n'umugisha ndetse n'amahoro y'Imana. Isabato nziza, uyu munsi ni kwa gatandatu, muzi ko haba hari ibirori bigiye bitandukanye kuko muri kureba ndi Nyabugogo, ndimo ndaturuka Nyabugogo niho ngeze, Nyabugogo indani. Kamera barebesha Nyabugogo kamera yacu. Nyabugogo rero guys, nkuko narindi kubibabwira rero muri kureba ku mashusho yacu hari abantu bafunze umuhanda Nyabugogo uko muri kubireba kwambuka byanze. Iyi nkuru rero niyo ngiye kubasangiza. Hano turi Nyabugogo neza, rebesha muri gare, rebesha muri gare, muri Nyabugogo hano muri kuhareba ni muri gare ya Nyabugogo. Iyi nkuru rero nkabanje kuyibasangiza, nanjye bakaba bampamagaye. Cameraman utunge kamera hariya kabisa, abantu ndabona bashungire ari benshi cyane. Mpagaze muri feruje, bashungire ari benshi cyane. Rebesha kamera aho hepfo, rebesha kamera aho hepfo, dore aho bari kwambuka. Yesu do mugeni no do dore gabariya, rebesha kamera haki umugeni none nta gashye tubonye muri Kigali, tubonye mu Nyabugogo. Umugeni akaba ari kugendesha amaguru, mufate neza, mufate neza, akaba ari magendesha amaguru. None ni ibintu bicanganye byaducanze natwe rero. Mana yanjye kumwe twese twigira imbere hano, tubatangira hano imbere. Rebesha kamera hano imbere guys. Iyi nkuru ngiye kwibasangiza rero, naza kuvuga ibintu byinshi, nanze no gutinda muri byinshi. Duhagaze, urumva sinahagara mu muhanda ngo mfunge umuhanda. Iyi nkuru ngiye guhagarara hano mu cyapa nyibasangize kuko bisanzwe murabizi ni bucece mu gace, murabizi ni Kiroso bambi bakurikirana gatano ku kandi. Reka mpagarare hano hafi ubundi basangiza iyi nkuru. Ese ni ukubera iki? Ni agashya, ni ubwa mbere mbibonye muri iki gihugu cyacu cya mu Rwanda. Nimba bari gukina filime, nimba ari comedy simbizi. Rero ubwo ngubwo reka nze mpagarare mbakurikiranire iyi nkuru, mbereke ukuntu biba bimeze. Murabizi nanjye ntago mba nicaye ewan, ibindi byose reka mbanze mbarindire mpagarare cye ku ruhande. Kamagare muri kiriya cyapa we, aze mpagarare mu cyapa ubundi iyi nkuru nyibasangize. Ariko mbonye umugeni, mbonye umugore cyangwa umukobwa, ariko nta mugabo mbonye. Ibi ni ibintu bitangaje. Kaberama ariko uko bisa ntabwo ari filime, iriya ni inkuru nyayo. Shamba ko bagira bwiki mbonye uriya nimba ari umugore n'umukobwa, reka mpagarare hano mu cyapa. Nge ndumiwe, uriya yabaye umugore n'udutimba byose yajugunye yabitaye. Hagarara aha ngaha ushyireho kamera tubarindire turebe nimba barahagera rya.
kwitura hasi koko ya cyangwa cyangwa wabya we mugeni subira inyuma baragukeneye ave wikoraho shave wikoraho we ave wikoraho shave wikoraho banzo mugera taratumuga mugera taratumuga mugera taratumuga ebo mufata mugera taratumuga mugera taratumuga mugera mufate moto nabibabwiye nkuko nababwiye ati ndabakurikirana paka aho bagiye paka aho bageze ngabariya aho tugiye kujyana n'amashusho yacu murebe iyi nkuru igiye kwibasangiza gatanu kwane kugira ngo umenye se ngo byari byatewe n'iki uriya mukobwa wari wasaze kandi n'ubu ndabona agisaze cyangwa uko nagiye mbyumva ku bantu bagenda bavuga ngo yasaze agifite amahane n'ubundi nkuko muri kureba ku mashusho yacu kameramani ngura tujyane aho bahagaze ndabonye ariko ndabona yatuje cyane nanjye kameramani ngwino ariko cyane nanjye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane nkuko muri kubireba ku mashusho yacu ndabona barimo bamufata sinzi ngo byagenze bitambwe ngo navuze ngo yasaze ariko ntago mbizi ngo bimeze bite byagenze bite reka mabagire kamera ariko ibyo kamera zo yamaye umva se man ay niswe mwina umva bigenze gute ko kari ari na bigenze ese bana mureka mbabwire umva se man mwaka byamwe ibi ni ibiki umusana wabaye iki abakanzu bahinduye impuzu umva se wabaye iki man yes we yenge wagara ngandi kurikiranira inkuru n'ibyo bikuntu bibiri yes we umva anaguye umva se mureke simaze byagenze bite urabona umuntu yatuza ko ese byagenze bite byagenze bite umva sagize umuntu w'umwana ukuntu byagenze umva se umukene n'uwo umusore umva se bamugufasha ukaza ukamvugisha byagenze bite byagenze bite uvango uyu mugeni wanjye umugore wanjye ubwo nubwo nagiye iwabo ngiye kubatiye kujya ku rusengero wasize ukuntu yahise uca mu gikari hari umuryango utuka itagenda atagenda mwese akabese yagize muri rero ndabona yasaze muri Nyabugo yagize nuvuga ngo hari umuntu wabwiye ataciyanga hari rukanka atega moto ateze mu yamba nteze moto ubwo ndaza bri rero hari umusanze ahangaha hari umusanze ahatuje none rero none se kwaro mfashe rwose muri bo murafuna nabona bamugeza mu rugo se sha ariko yasaze
Tuzo ubona buri. ibintu bya bisanzwe mu bose Oya. Ni ubwa mbere. ni ubwa mbere bibaye Ni ubwa mbere bibaye. Ubwo twabaga tuganira ngo nani muzima. amaherezo yaba yahe Ndashaka kumfasha basi nkawe. turi muri Gatsata ubu ngubu none Nawe nabure impazi. ko mwaturutse Kamerama genda bigize umfashe Basi mufashe. musange mugeze aha ngaha nawe wari wambariye umusore se Dore natwe nayambaye umusore na Tanayiri. Tugiye gusezera. wari wambariye umusore Nayambaye umusore. Hanyuma tugeze ku rusengero umukobwa turamubura. Ubwo rero nibwo nakubise hepfo hirya no hino agatimba yagataye agatimba se urabona aho afite yagataye ibintu byose yabijugunye. Ubwo rero nakubise hirya no hino agatima kagwa ku muganga nabonye kuri channel yawe sawa ndavuga nti waguhamagaye rwose yaguhamagaye ndakubwira nti ngwino ufate hino ahangaha umugeni wacu dore byakomeye urumva ubwo nari nahamagaye umuganga arambwira ati munyaruke umugeni wanyu mumusanga Nyabugogo. Rero ubwo twafasha mu moto turiruka tumusanga Nyabugogo turamufata urareba nawe murinze mugera mu Gatsata turinze tugera mu Gatsata none ubu ngubu nta amaherezo akaba sinzi ikintu turi bukore ngo ariko ngiye guhamagara muganga urumva ambwiye nimba hari icyo yamfasha agatuza twareba ko twamwishyura. uwo muganga se niwe ugiye guhamagara niyo ngiye guhamagara umwana hamagara twumve ta hamagara yego ubu ni kuvuga ngo niwe hamagaye niwe mpamagara cyane twumve muganga wiriwe neza n'ubu wabikoze uyu niwe wambwiye ngo nihute mfate moto umusange Nyabugogo. Mwabonye ko ariho twamusanze ibintu byakomeye mureba hano ukuntu bimeze amakanzu yateraguye hejuru muga umugeni wacu rero mwaturangiye aho tumusanga ariko ntabwo twizeye nimba turi bumucyure kubera ko rwose byanze dore n'uyu munyamakuru yakubwira imitsi yarabye ibintu byakomeye rwose ufite amahane sinzi nimba hari ikindi kintu wadufasha. Yego nakoresheje ikanzu ikoresheje imbaraga za ba sogokuru na ba sogokuruza nababwiye ati mwerekeze umuhanda uyu n'uyu mugende mujya ahantu Nyabugogo murahamusanga. niko twabikoze rwose namubonye twamugezeho rero bivuga ngo guteza ndakumva yafata iki yego umva gusa kudatwumva ndakumva gusa kudatwumva amata yishyushye use yakuranga amata yishyushye ko ntahita nyabona none aha muga waruvuze ngo amucire ngo mu maso gatatu kumuciremo gatatu mu maso ukagukuyeho ibihuhera ngo usobanure uvuga ibyo utaguhera ubuherano niko muganga ari kukubwira waba ukoze rwose muga ko arabye muga ararabye muga kwahise arabasa ahise amuryamaho ararabye neza ngo yarerozwe muganga ngo yarozwe nande umva wa undi mukobwa wari waratinditse n'ibyo byateye ibibiri wumva umenya njye ntabwo nari kuguherekeza ibyo bintu byo kwirirwa ari mama 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 kandi waragikwe
ngo yaragiye kwiroha mu ruzi kandi ngo biri kumuvamo ngo yaragiye kwiroha mu ruzi muga reka turi gusoza ikiganiro cyacu ko giye kubana nawe ni umunyamakuru naje kwifatira inkuru reka tugisoza wowe ntuhari ntitukubonye abashije gukira kandi ibintu nabonaga ari gukora muri Nyabugogo ukuntu yamukaga umuhanda yirukanka izi mbaraga zawe ziva zikagarukira ari narakangutse arakangutse kiro arakangutse umuhagurutse baba we Imana ishimwe arahagurutse we muga reka tugushimire nimero zawe turazishyiraho ndabona abahagurutse ariko yanegekaye muserake kiragenda sizo n'agaciro gusaragurika yego amafaranga yasigaye wumvise wowe turahita tuyamuha rwose ngo barahita baguha muga none se muga iby'ubukwe ubu birangiriye ahangaha cyangwa tuzanamushimira ahubwo tuzanamushimira rwose muga tuzakuzanira n'ishimwe ibintu dukoreye rwose ntibisanzwe muga reka gushimire ubwo bindi nimero zawe bazumvise ubwo bindi turi kumwe nyine reka mbaze nkurikirane mbaze n'umusore tuganireho hanyuma se uyu musore wacu ubu ntabwo azongera kujya mu buhehesi nawe urahita umufasha cyangwa murakoze no kujya mu magambo menshi rero hano urahazi ntabwo hazi iyi se uramuzi twese ntaramumenye oya ariko biremera byari bikabije mu kanya kashize ese abandi basigaye umuganga ni umuhanga abandi basigaye mu rugo bari gufata mama nawe yari yasaze ababyeyi bagize ikibazo gikomeye cyane kubona umwana wawe ku munsi w'ubukwe ku munsi w'ibirori nk'ibi ababyeyi bagushagaye bakabona umwana yikoreye amakanzu byari bibabaje pe mugiye kumusubiza mu rugo tugiye gukomeza ikirori ni ugukomeza ikirori ese mwajya kurusengera amasaha burije bimaze kuba saa saa 11:10 uburije kandi muganga numvise avuga ngo agiye kubanza bavure ibyo bintu bitazabagarukaho ngo muzabone kubukora tuvugishe n'ababyeyi na marene bamenye inkuru nziza mubahamagare rero ubwo mubahamagare ubwo bindi kamera reka inkuru yacu tuyisoreze ahangaha ngwino hano wenda ni wahamagaye umuganga barabaje kubigura abana wari wababwiye urabona byabaye bitunguranye agatima kakubiseho rero ndavugana ariko ko mbona abantu bafashwa jewe uwakwitabaza muganga ngo ni wowe uwatanze nayo mafaranga ndamuhamagara yego nayatanze rero urabona ko ibibaye biragaragara wakoze urumva ibibaye biragaragara mwese mwabona ko yirukaga mu modoka nta gukatira moto nta gukatira imodoka nta bwenge agatimba yagataye yari yambaye agatimba nta kintu asigaranye ndawe yajugunye ahubwo nabonaga afite n'ibyatsi mwamuhanaguyemo byari byakomeye ntiyashinze n'umutwe reka nshimire mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi reka inkuru yanyu imisore zangaha wowe niwe wari wandabona umenya ari wowe wari wamwambariye umusore none twatunguwe no kubona tubuze umugeni yirukasa agiye tumusanga za Nyabugogo ariho bari baturangiye ari niko rero kuza ahangaha Karurumu mu Gatsata tugira umuvandimwe atubwira ati hari umuganga reka adufashe kino kibazo twamufasha abonaga ko ari no kudukubita rero bimeze nk'ibintu bamuterereje kamera reka inkuru yanjye nyisubiriza ahangaha ibindi wenda tuzabikurikirana nyuma wenda tuzanabasura no mu rugo bazi uko bimeze cyangwa nimba n'ubukwe buzakomeza simbizi ibindi muzabimenyeshwa cyangwa muzazibagirwa uko bimeze n'ikibazo nk'uko bisanzwe ndabemera cyane mu byo mubana natwe umunsi ku wundi iri sawa show ciao wenda ni wahamagaye umuganga barabaje kubigura abana wari wababwiye urabona byabaye bitunguranye agatima kakubiseho rero ndavugana ariko ko mbona abantu bafashwa jewe uwakwitabaza muganga ngo ni wowe uwatanze nayo mafaranga ndamuhamagara yego nayatanze rero urabona ko ibibaye biragaragara wakoze urumva ibibaye biragaragara
mwese mwabona ko yirukaga mu modoka nta gukatira moto nta gukatira imodoka nta bwenge agatimba yagataye yari yambaye agatimba nta kintu asigaranye ndende ndawe yajugunye ahubwo nabonaga afite n'ibyatsi mwamuhanaguye mu byari byakomeye amaze kuba umuntu yashinze n'umuti reka nshimire mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi reka inkuru yanyu misore zangaha wowe niwe wari wandabona umenya ari wowe wari wambaye twamwambariye umusore none twatunguwe no kubona tubuze umugeni yirukasa agiye tumusanga za Nyabugogo ariho bari baturangiye ari niko rero kuza ahangaha Karuruma mu Gatsata tugira umuvandimwe atatubwira ati hari umuganga reka adufashe kino kibazo twamufasha abonaga ko ari no kudukubita bimeze nk'ibintu bamuterereje kamera reka inkuru yanyu nyifuriza ahangaha ibindi wenda tuzabikurikirana nyuma wenda tuzanabasura no mu rugo tubaze uko bimeze cyangwa nimba n'ubukwe buzakomeza simbizi ibindi muzabimenyeshwa cyangwa uko bimeze n'ikibazo nk'uko bisanzwe ndabemera cyane mujye mubana natwe umunsi ku wundi iri sawa show ciao